dayimoni ushaka ko tuzerera ntago yapfuye, dayimoni ushaka ko twikorera karago ntaho yagiye, dayimoni utuzezengeza ntaho yagiye. Mwidamarara ko muri abakobwa mbibeza mugenda mwanitse ibibero hariya mu mujyi hose aho mukata, ni uburenganzira bwacu. Buretse ubwo burenganzira tuzareba koko. Imana yigeze inyicaza rimwe iranganiriza ibintu byinshi, irambwira ngo ujye umbwirira abagore n'abakobwa banika ibibero ngo uzababwire ngo nibatabyanura njye Uwiteka nzaza mbyanure, kandi nitabyanura muzamenye ko mama Charlene atari umuhanuzi. Mubyandika ahantu. Haba warindiye mu myobo, haba warindanye n'imbunda zabo, haba wahaye gufata igihugu, Yesu we, haba wahaye kurokoka, Yesu ndabasengeye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabakunda kandi turabishimira. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha ndetse no kubishimira cyane. Ndabashuhuje rero mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bica kuri mama Charlene. Turabizi turabibona ukuntu mukora subscribe, mugakora share, mukandika no kuri comment. Ira n'inkunga ikomeye. Umwe we yaravuze ngo ni ituro ngo ituro ni ugukora subscribe, gukora share, n'ibyo byose rumva iryo turo nta nubwo rigoye. Rero turabashimiye cyane kubwo gukomeza gukurikirana ibi biganiro ndetse mukabisangiza n'abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere kuri. Ndabashohoje aba mu gihugu cy'u Rwanda, hano iwacu mu ntara nyinshi zitandukanye. By'umwihariko ndasuhuza abantu b'i Nyanza, i Butare aho mvuka. Ndabizi ko munkurikirana mujya mumpamagara. Ndabashuje cyane. Hari n'abajya bamvugisha bambonye twiganye ikorowani hari Mugandamure, hari n'abandi twiganye ikorowani ku Kacyiru. Mujya munkurikirana kandi nimuhumure, nta mana y'abasilamu n'abakristo, Imana yatubyaye nimwe, twese turabana b'Imana. Ndabashuhuje rero cyane abari mu bihugu byinshi bitandukanye ntasubiramo muri uyu mwanya, uko mugenda mudukurikirana, abari Tanzania, abari mu bihugu by'abasilamu aho mwagiye mu bikorwa bitandukanye, abashinzwe umutekano, haba mu umutekano wo mu gihugu ndetse n'uwo mu mahanga. Imana ibaha umugisha, natwe turabazirikana mu isengesho, kandi aho tutagera isengesho burya rirahagera. N'ubundi tugarutse mu butumwa. Nababwiye ko mfite ubutumwa bwinshi bugera hafi muri 40, bwose ndashaka kuzabushyira kuri mama Charlene official kugira ngo mubukurikirane. Hari abagiye babukurikirana mbere ya COVID-19 mu ntara zitandukanye aho nagendaga mbutanga, aho bwagiye bunyura ku macano amwe namwe, ariko ntago nabunyujijeho bwose. Ndashaka ko muzabukurikirana. Iyi ni episode ya 11 tugiye gutanga. Tugeze rero ku butumwa buvuga ngo korera Imana kuko uzayikenera. Tugeze ku butumwa buvuga ngo korera Imana kuko uzayikenera. Ni ubutumwa Imana yampaye. Hari abajya bambaza ngo mbese Imana ijya kugutuma bigenda gute? Nagira ngo mbabwire ngo Imana yaremye amatwi nayo burya irumva, iyaremye umunwa nayo iravuga. Imana yacu iravuga, ababizi ko ivuga yanavugishije ngira ngo barabizi, Imana yacu iravuga. Kandi impamvu ngira courage yo gukomeza gutanga ubu butumwa nuko hari ibyo Imana yanyujijemo amaso yanjye yabonye. Dutangira gutanga ubu butumwa kuri icano, naberetse agenda yanjye ishaje yo muri 2015 mbere ku butumwa bwitwa ifungwa ry'isengero, uko Imana izafunga isengero ikazisenya ikazasiganyiza nkeya. Icyo gihe Imana yari yambwiye ngo isengero ziriho inyinshi zitwa boutique church. Naho nakuriye iryo zina rya boutique church, isengero z'ubucuruzi. Mwarabibonye ko yazishenye, hari n'izindi kandi tarasenya kandi zasenya, kandi nta yindi mpamvu izabikora nuko batabaye mu nyungu z'Imana. Ubutumwa rero ngiye kubagezaho bwitwa ngo korera Imana kuko uzayikenera. Korera Imana kuko igihe cyo kuyikenera kigiye kugera. Mbere yuko ntanga ubutumwa mureke twongere dusenge. Imana ishyigikire kuko ibyo mvuga atari ibyanjye, ngewe mbivuga uko Imana ibishaka, ariko nawe ubyumve uko Imana ibishaka. Ntubyumve uko ubishaka, ntubyumve bijyanye n'igihe, ubyumve uko Imana ibishaka. Mana nziza, Mana nzima, mpagaze mu cyimbo cyawe nk'uko wabinyemereye, ngiye kurangurura unyemerere uvugire muri nge.
kuko ndi igikoresho kandi ukaba umukozi w'umuhanga. Ushyigikire mu magambo mvuga no muri iyi message wampaye muri ubu butumwa kugira ngo bugere aho wifuza kandi bukore icyo ushaka. Ushyigikire ubane nanjye mu magambo mvuga, wiyubahishe kandi wiheshe icyubahiro, kandi ndasengera n'abari kumva ubu butumwa kugira ngo iyi mitima yakire ubutumwa bwiza buguturukaho nk'uko wabuntumye ngo ningende ndangurure mbwira isi. Nanjye nemeye kwasama hanyuma uvugire muri njye. Ndagushimiye ko ushyigikiye mu izina rya Yesu, amen. Turebe ijambo ry'Imana riri muri Nahumu ibice byaho 3 umurongo wa 14. Ivomerera amazi azabe ahagije mu gihe cyo gugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa, subira mu ibumba urikate, hanyuma uryubakisha ibihome byawe kugeza igihe mbese cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa ni cyiza, kizasange ushikamye. Amina. Imana ibahe umugisha. Ubundi Imana intuma bitewe n'impamvu yayo. Iyo ijya kuntuma ntibanza kunteguza, ahubwo aho imbwiriye hose. Mfite agenda nyinshi, mfite agenda zigeze muri 7. Nagendaga nandikamo ubutumwa, imwe ishaje mpindurira mu yindi gutyo gutyo. Imana rero intuma bitewe n'impamvu uko yabishatse. Hari igihe yantumaga insanze mu rusengero, nicaye mu iteraniro nagiye kwigisha, nkumva nk'ijwi rinsanze nicaye ngo fata ikaramu n'urupapuro hanyuma wandike ibyo ngiye kukubwira. Nkafata ikaramu rero nkajya numva iri kumbwira inyongorera nkandika. Hakaba n'igihe ntaba nicaye mu rugo ndi no koza ibyombo, nkumva ngo genda uwandike ibi ngibi uzabimbwirira abantu. Nkahita mva mu byombo nkafata agenda nkandika. Kaba ikindi gihe ushobora kunsanga nicaranye n'abantu mu buryo busanzwe turi kuganira ibintu bitandukanye, nakumva nkumva ijwi ngo andika. Niyo mpamvu agenda n'ikaramu nkunda kubigendana mu ishakoshi, kuko no mu modoka ndi kugenda Imana irangenderera, kuko nagirewe ubuntu bwo kuvugana n'Imana. Imana rero yarantumye na n'isaha Imana ikomeje kuntuma. Hanyuma reka tuganire, mbaho ubu butumwa Imana yampaye buvuga ngo korera Imana kuko igihe cyo kuyikenera kirageze cyangwa kirahari. Igihe cyo kuyikenera kirageze. Imana impa ubu butumwa yari yaramaze kubona kwirara kw'abantu. Hari umuntu utabarwa akageza mu rwego yumva ko atagikeneye Imana, ariko Imana yampaye ubusesenguzi imbwira ukuntu umwana w'umuntu azayikenera kugeza bamugeretseho igitaka. Imana yarasobanuriye, irasesengura, iranganiriza kuri ubu butumwa, imbwira ukuntu nta gukomera umuntu yakomera ngo ageze aho atashaka Imana. Nta muhanga, nta munyabwenge wagira ubwenge ngo ageze ahantu atashaka Imana. Nta mutunzi watunze agatunganirwa wageze ahantu atashaka Imana. Nta mukire wakira ngo ageze aho adashaka Imana. Nta muntu wabyara abana benshi ngo ageze aho atakenera Imana. Nta muntu wakiga ngo agire ubwenge mu ishuri bwatuma adakenera Imana. Nta muntu wakicara mu kazi, nta kazi umuntu yakora ngo agere mu rwego rwo kudakenera Imana. Nta biryo wabika iwawe mu rugo byakugeza ku rwego utakenera mu Imana. Nta buzima umuntu yabamo, haleluya, bwatuma atazakenera Imana. Nta gihugu waturamo na kimwe cyatuma utazakenera Imana. Nta gihagararo wagira cyatuma utazakenera Imana. Nta terambere wagira ryatuma utazakenera Imana. Nta bwiza watunga bwatuma utazakenera Imana. Nta mamodoka wagura yatuma utazakenera Imana. Nta miturirwa wakubaka byatuma utazakenera Imana. Uriwe wese uzakenera Imana kugeza bagushyize mu gitaka. N'abatabizi ko bazayikenera, muzayikenera. Mureke mbabwire,
naho waba uri umuvumbuzi, naho waba uri umushakashatsi, naho waba ukize ku rwego rw'isi, nta muntu utazakenera Imana. Naho waba ufite imibumbe, naho waba ufite ibyo wavumbuye isi yose ikabigukeneye, naho waba uri umuzungu, naho waba uri umwirabura, naho waba uri umuperezida, naho waba uri umusirikare ukomeye, naho waba uyoboye ingabo ku isi, naho waba uhagarariye ibihugu byose, nje kukubwira ngo uwo uri we wese uzakenera uyu mwami wabambye ijuru batamufa. Uyu mwami wavuze ngo ibiguruka n'ibiguruke bigahita biguruka. Uyu mwami wavuze ngo izuba niricane, haleluya, izuba rigacana. Uyu mwami uvuga ngo imvura nigwe, imvura ikagwa. Uyu mwami uvuga ngo abantu nibapfe bagapfa, akavuga ngo nibavuka abandi bakavuka. Uzamukenera uwo uri we wese. Tuzamukenera. Nutamukenera ngo akugaburire, uzanamukenera nibura ngo ibyo urya bitagutera ingaruka. Nutamukenera umwaka aho ayitike, uzanamukenera ngo ikurindire muri iyo modoka ugendamo. Yego nibyo, hari abantu bakira bafite n'indege banazikorera maze ndebe, sibyo? Tukarya amavuta aribo bayakoze, ariko tukisiga aribo babikoze. Twanarwara bakatwohereza mu bihugu. Abo bantu ntago bikoraho, ntago mwikoraho, ariko muzayikenera. Kuko ibintu mubumbabumba n'ibyo muvumbura n'ibyo mushakashaka, mubishakashakira mu by'Imana yashatse. Ni ukuri ndakurahiye. Ngo mwavumbuye ngo icyogajuru ngo ryagiye ku mubumbe. Uwo mubumbe se mujyayo n'uwo mwabumbye? Mwabumbye icyogajuru kijyayo, ariko ntabwo ari mwe mwawubumbye. Yego, Imana ishimwe. Imana yari iri kubwira abantu ngo nimukanguke. Mureke mbabwire, umuntu Imana iramutabara akagira ngo ibyago yabirangije, akagera ahantu agereka akaguru ku kandi, ukagira ngo nta mudayimoni uzongera kumutera. Ariko urwego rwose urimo ukeneye Imana. Ikindi, bazarinda bagushyingura ugishaka Imana. Twasomye ijambo rya nyiri ijambo, ijambo ridakosorwa, ijambo ryahumetswe n'umwami w'Imana, ijambo ryaremwe n'umwuka w'Imana, ijambo ryanditswe n'abantu bari mu mwuka. Ngo ivomerere amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Nahumu ni umwe mu bahanuzi bato, yari arimo kuvuga amagambo ari kubwira ab'i Nineve. Kuko ngo wari umurwa wuzuyemo amanyanga n'amakosa. Ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane, ahubwo ndi bwivugira ibyacu. Wuzuyemo amakosa, yari ari kuburira abantu bawutuyemo, ariko ngo nimwivomerere, kuko Imana yari ifite umubabaro n'uburakari bwo kuzarimbura ab'i Nineve. Ngo voma amazi azagutunga, ngo hanyuma ujye mu ibumba. Ibumba murarizi se mama? Nge ndarizi. Ibumba ni igitaka cy'ahantu mu gishanga, sinzi ukuntu cy'umukara bajya babumbamo inkono, babumbamo bya byungo, aya mavaze. Hari ibumba riyabumba. Ngo ahubwo ugende ubumbe, ugende ngo wubake ibihome byawe, hanyuma bikomere. Ngo igihe cyo gugotwa nikigera kizasange nyine ukomeye. Ubwo se ntubyumva? Hivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo gugotwa. Igihe cyo kugotwa, ibi ngibi bibaye ari ubuhanuzi. Umuhanuzi agahanura mu iteraniro ngo igihe cyo kugotwa kirageze, bamukubita umunwa. Ariko igihe cyo kugotwa twakigezemo, kandi ntabwo tuzagoterwa kuri korona. Ibyago n'amakuba mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe, iyi duniya, ibyago n'amakuba bikomeje kwiyongera. Hazaza ibyo twakekaga. Ninde muntu wari uzi ko tuzambara agapfukamunwa? Ariko agapfukamunwa karaje, n'agapfukamutwe n'agapfukamaguru gashobora kuza, ntawamenya. Uri kuvuga ngo haje guma mu rugo. Naguma mu cyumba yaza. Guma mu cyumba cyangwa uguma aho ugeze, nayo yaza. Guma mu rugo c'est pas grave. Ngo guma mu ntara, ibyo biroroshye. Biroroshye ngo guma mu ntara ukahaguma. Si ukuguma mu bijumba byawe, mu mirima yawe, mu myumbati yawe ukarya ubugari se? Naguma mu cyumba yaza, sibyo? Hashobora no kuza guma muri parikingi, ntiwinjire muri saro yawe. Hashobora no kuza guma muri dushe, ntuharenge aho wari uri gukarabira.
hashobora no kuzaguma kuri saramanje yawe, ukaguma ku meza utemerewe no kwinjira mu cyumba cyawe. Ngo wikingiranire mu gihome. Igihome cyavugwaga ni igiki? Ntabwo ari ukwikingiranira mu note no muri biro no mu bindi. Hari inyubako zidahirima, hari inyubako zitajegajega. Voma amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Mbere yuko ninjira mu butumwa, mureke mbabwire, igihe cyo kugotwa naho umuyavugaga ni ikihe? Reka nivugira bubu, habini neve tubareke. Igihe cyo kugotwa ubu ntimukibona. Murabona tutari mu gihe cyo kugotwa. Twagoswe na corona, tugotwa na guma mu rugo, tugotwa na guma mu karere, tugotwa na guma muri quartier nazo zagiye ziza mu myaka itaha mu minsi ishize. Turagotwa, tugotwa no kwambara agapfukamunwa. Hari abantu ujya kureba ugasanga agapfukamunwa karishushanyije. Hari umuntu narebye karishushanyije nawe ese nawe waritukuje. Harangatereka dati n'agapfukamunwa kabinkoze. Yego, iki ni igihe cyo kugotwa. Tugoswe n'agapfukamunwa, reba igihe tukamaranye. Tugoswe no gucuruza inshuro nkeya, tusigaye tujya ibihe kandi tutabuze imari. Tugoswe no guhagarara muri metero, ubu nta muntu ugisuhuza naho waba umukumbuye ute. Hari abo njya mbona duhurira mu mujyi tinda guhobera inti mpa amahoro. Abantu bashaka no kumpobera bantera corona, kandi na polisi ireba. Nta guhoberana ubu ni gutya. Twaragoswe. Iyo uza kugira gutya mu minsi ishize, nanjye sinari kukwemerera. Igihe cyo kugotwa. Nta cyamapfa azagutwara n'uzaba waravomye. Mureke mbabwire, umuntu wese wivomereye akavoma akubaka ibihome, haleluya, ntatewe ubwoba n'ifunga ry'isengero. Imana kuko yatubabariye isengero zigafungwa. Naho isengero zafungwa burundu ntizizongere no gufungurwa by'iteka. Hari abantu baba baravomye. Nimba uzi ko wavomeye mu kiva, icara hasi urira uboroge kuko utigeze wivomerera ngo igihe cyo kugotwa nikigera hanyuma unywe kuyo wavomye. Ariko umuntu wese wivomereye amazi akayabika, akinjira mu gihome, akongera gukata ibumba akagihoma, haleluya, nta kibazo afite cyaguma mu rugo, nta kibazo afite cya COVID-19 no mu bantu birirwa bitotomba binuba, we nta kibazo afite. Imana yarambwiye ngo muzayikenera kugeza mupfuye. Iri jambo nzaribasobanurira nyuma. Reka ninjire mu butumwa. Imana yambwiye ngo ubambwirire ngo bazankenera. Imana narebye ukuntu Imana tuyikenera. Mureke mbabwire, mu myaka itambutse naricaye ndavuga ndashima Imana, abana banjye barakuze, ntawe ukikoraho kaka, ntawe ukikoraho pipi, siko babivuga. Mbese babaye abasore, ntawe ukira yanduza uko abyumva, nkumva n'umugogora Imana igize gute intuye, nkumva stress z'abana zirashize, ariko ntago zashira. Uzi impamvu zitashira? Ubu ngiye gutangira kurwana n'inkumi zikeneye kwambara mini, ndwane n'abasore bashaka kwambara pocket. Nzajya ndwana nambabwiye nti nimwogoshe gutya, nabo babati have ariko Mary Mary we uzi mwana atajya kukubwira umva Mary bana, umva Mary. Nzarwana nabo bashaka gupfumuza amatwi. Ubu ngiye mu zindi stress ntago zishize. Niho namenye ko tuzayikenera kugeza badushyinguye. Kuba takinyaraho, kuba takiyitumaho, kuba takiyanduza, kuba yarakuze, kuba yabasha kwitekera icyayi, kuba yasigara ku rugo none udakeneye uwo basigarana, ntago ibyo bihagije. Yego, hari ibindi bakeneye kandi nabyo bitoroshye. Tuzakenera Imana kugeza dupfuye. Mureke mbabwire, narebye detaye zo kubaho kwacu, ndeba ukuntu umuntu yicara agakenera Imana yiga muri primaire. Mana wambabare nkakora icya leta ngatsinda, yatsinda yagera muri secondaire. Mana wambabariye nkakora icya trocom nkimuka, akimuka yagera muri wa gatandatu. Wambabariye Mana nkabona diplome. Uyu muntu ntari gukenera Imana.
nabona diplome azayikenera ngo imujyane kaminuza, kuko imanite nta kintu kimaze yonyine. Nagera ku kaminuza azayikenera ngo ajye no mu yandi mashuri yisumbuye, kuko ubumenyi buri munsi umuntu aba abukeneye. Noneho nanarangiza ya mashuri yifuzaga azayikenera ngo imuhe akazi. Murumva adakomeje kuyikenera? Noneho umva n'uwakagezeho nabona n'akazi ntabwo azareka gukenera Imana, azakenera ngo ka kazi Imana ikamurindire. Ubwo iyo utayikeneye ko ikakurindiraho, ukenera kuzamurwa mu ntera, cyangwa ugakenerwa kwiguha kandi kazi umushahara. Imana urayikenera mu myaka yawe yose yo kubaho. Iyo umuntu amaze kubona akazi aba akeneye kuzamurwa mu ntera, aba akeneye guhindurirwa akazi, aba akeneye guhindurirwa umushahara. Imyaka yose Imana tuzayikenera kugeza dupfuye. Iyo umuntu afite igare hayikeneraho na moto, iyo afite moto hakenera imodoka, iyo akeneye imodoka hayikeneraho n'ubundi bwoko, hayikeneraho iya madamu, hagakenera n'iy'abana, hagakenera n'iya bizinesi. Mwana w'umuntu azarinda apfa agikeneye Imana, tuzayikenera. Ntabwo mukwiye kugereka akaguru ku kandi. Umusore Imana iramuha akazi, yamara kumuha akazi akagira ngo abadayimoni yo bose yarabashyinguye, imishahara ye yose akayimarira mu nkumi, akibagirwa amasengesho yasenze Imana ari kuyaka akazi. Ariko Imana arambwiye ngo ninkubwire ngo uzayikenera. Umuntu bariga, najyaga nsura abanyeshuri mu makaminuza atandukanye, ugasanga umuntu ariga hari munyamunya, yambaye shariya nk'abarokore kanatirere, ariko wakumva ngo yabonye akazi, wajya kumureba ugasanga yambaye mpene bashiri, ugasanga yahindutse undi muntu, yaritukuje, yabaye nabi. Ukareba uyu ni wa muntu najyaga njya kubwiriza yirondarundaho amajipo maremare, wanamureba mu bandi banyeshuri uti dore umukirisitu, yamara kubona akazi akagura amavuta yo kwitukuza, yamara kubona akazi akerirwa akora ibiteye ishozi n'ibiteye iseseme Imana, akibwira ngo ka kazi yagezeho bakamudodeye ku ntebe, ariko uzayikenera haje inkumi kurenze. Kuba warabonye akazi uri inzahare ntabwo bikwemerera gukomeza kubahuka Imana, nta nubwo bikwemerera guta icyo wari ufite, kuko icyo wari ufite aricyo cyaguhesheje akazi, kandi burya cyane agakukuzaho. Umuntu arakora ubukwe, yabona umugabo yari umukobwa, yirirwa mu rusengero, yirirwa akorera Imana, abantu bose bati dore icya 10 cy'itorero, ariko Imana ikamutabara ikamukorera ubukwe, agacika mu masengesho, ya mirimo ntiyongere kuyikora, ubuzima akabuhindura, amasengesho akayavamo, ukagira ngo wa mugabo yabonye niho abazimu bose bapfiriye, ariko akirengagiza ko umugabo afite atazamutunga wenyine. Undi hano hari we sinzi ikinyarwanda nabyumvisemo ngo nukugira gutera, ngo nugukora gusharinga abagabo. Sinzi ukuntu nabyumvise babivugamo abakobwa, ngo ubu ngubu nta muntu ugomba gutunga umugabo wenyine, no kujya dusharinga, gukora sheya, impasheya mu mpasi niho isigeze. Uragereka akaguru ku kandi se ngo ufite umugabo, ugira ngo abashaka kumugutwara ntibahari. Hari abakobwa n'abagore bakatishije itike yepfiriya bitwa homboka. Baba ndavuga ngo nundi ntagakwe nzakora, ibyo nakora byose ntacyo bintwaye. Ku buryo mukujyana agasigara nabigucyurira, akamukujyana ubundi akanabikwandikira ko ninjye umufite. Tujye dukora sheya dusangiza abandi. Gusangiza abandi, tuzasangiza abandi ibiganiro tubasangize niho isigeze. Uracika mu rusengero abadayimoni ntiwabahambye, isi iramushaka. Nawe waba uri umusore warubahaga Imana, uturondorera ubutayu n'ubuvumo wajyagamo, ariko wamara kubona uwo mugore wawe ukagira ngo abadayimoni warabashyinguye, uko wamurebye afite abandi bamureba. Umusazi azifata nk'agakombe k'abana, wakomanga yarangiza akakubwira ati sindi umuzamu wawe, akaguheza inyuma y'inzu wagize gute wiyubakiye cyangwa wikodeshereza. Niho uzamenya yuko kuba warashubijwe bitaguhaye uburenganzira bwo guta Imana.
Imana irambwira ngo abantu benshi bari gusubizwa ariko bakayivaho. Imana irambwira ngo abantu benshi iri kubatabara ariko ntibongeye kuyigana. Ariko muri icyo gisubizo wicaranye umenye ko harimo n'ikibazo. Nk'uko ikibazo kirimo igisubizo ni nako igisubizo kirimo ikibazo. Mu kibazo no mu gisubizo hose tugomba kuhubahira Imana, kuko ubuzima butari mu Imana ntabwo buba bwuzuye. Umuntu Imana ikamuzamura akava kuba mwarimu igahita imudepasa ntabe pasiteri, agahita aba umushumba, yakwicara kuri iyo ntebe akagira ngo bayimudodeyeho, ntiyongere kugendera ku mahame na kondisiyo z'ijuru, akagira ngo iyo ntebe. Reka mbabwire, hari ibintu nabonye mu buzima, nabonye aho umuntu bamukura hejuru bagahita bamushyira hasi, kandi mbona aho umuntu ava hasi akajya hejuru. Imana irambwira ngo muzayikenera. Ese ninde utakenera Imana? Imana yampaye detaye ndumirwa. Irambwira ngo abantu ni abahanga, ni abanyabwenge, ariko bazakenera Imana. Muribuka imvura yigeze igwa, imisozi yiriya nimba ari za Kibuye igasadukamo kabiri. Iriya misozi yasadutse, se hari uwagiye kuyidoda? Ninde wayidoze mu bahanga dufite mu gihugu cy'u Rwanda? Ninde muzungu se mwigeze mutumaho ngo naza tudodera imisozi yatabutsemo kabiri? Biriya bigaragaza ubuhanga bw'Imana. Imana tuzayikenera. Yego, harabyumvise hariya hose za Ngororero. None se mureke mbabwire, muribagiwe nta muntu utazakenera Imana. Muri iki gihugu hari ikoranabuhanga, hari n'iterambere. Imana ishimwe ko Abanyarwanda hari ahantu tugeze. Ariko muribuka igihe Nyabarongo yuzura? Muribuka ko Nyabarongo yuzuye, bamwe bakaguma Kiruhura, abandi bakaguma ku Ruyenzi. Ninde muhanga wazanye ibase cyangwa indobo ngo azadahe Nyabarongo? Ibi byose Imana iri kubereka imbaraga zayo. Kandi Banyarwanda, Abanyarwandakazi, yemwe bantu mutuye isi, nimudacira Imana bugufi izajya ikora ibahozaho inkoni. Bantu mwaradamaraye mwibagirwa Imana. Mureke mbabwire, haya mahoro dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda, abavuga ko nta mahoro dufite ibyo birabareba. Ngewe ncungira ku yo mfite, nkabona ko n'abandi bayafite. Iyo nkangutse nkumva nda mahoro, n'abaturanyi nkumva na mahoro, n'inshuti zanjye nkumva na mahoro, n'umuryango wanjye nkumva na mahoro, no muri rusange nareba televiziyo tukabona turi amahoro. Nta aya mahoro se yandi dukeneye, na yandi yahe harutaya. Ariko iyo ndebye ibintu Imana yakoreye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, nkareba aho yadukuye naho itugejeje, nubwo bamwe mukirira, ariko abatarira n'ubundi muri abanyamarira, n'ubundi muhora murira. Niyo mpamvu Imana izajya ibaha ibibariza, kuko mukunda kurira. Ariko Imana yaduhaye amaboko, amahoro, kandi ikoresheje imbaraga zayo. Ibintu Imana yakoreye igihugu cy'u Rwanda twari dukwiye kubizirikana. Ibintu Imana yadukoreye, hari amateka Imana yahinduye, hari amateka Imana yarayahinduye, ariko abantu baribagiwe. Baragenda bakitwara uko reka nkubwire, iyakurinze 94, iyakurindiye tingi, njya mpumva bahavuga, ikakurindira muri Kongo uzerera muri rya shyamba. Ntabwo ibyago byashize, ntabwo ibyago byarangiye. Twari dukwiye kuyizirikana, ukayizirikana. Y'Imana yakurindiye mu masaka ubundabunda, uri kubwira Imana ngo nundinda nzagukorera, ariko ni wowe wabaye uwa mbere mu kuyirwanya. Nubwo imbunda yafashe igihugu, ariko na Bibiliya y'Uwiteka byari biri kumwe n'umugambi w'Imana isumba byose. Bibiliya ntabwo imbunda yarwanye yonyine, imbunda yari iri kumwe na Bibiliya. Ukuboko kw'Imana n'umugambi w'Imana byari biri kumwe n'imbunda, byari biri kumwe n'abasirikare. Imana irabashyigikira, irabarwanirira, tugera ahantu heza kandi hashimishije. Hari nayo mpamvu twari turi no kwishimira n'ubwigenge bw'igihugu cyacu, aho tugeze twaribohoye, tuguwe neza. Ariko umusada w'Uwiteka niwe wabaye uwa mbere. Ubihakanye azaze kuri kamera tubwire ingingo. Imana yaradushyigikiye mu gihugu cy'u Rwanda, tugera ahantu h'amateka kandi hanejeje. Ahantu u Rwanda rugeze haranejeje. Nanjye njya nishimira ko ndi Umunyarwanda, numva nta soni binteye. Ariko twidamarara, nta soni.
abantu babaye abagome, abantu barica abandi, abantu barasaza abandi. Njya ndeba abakobwa, mwabakobwa mwe n'abagore, mwebwe ibintu Imana izabakorera neza ntago mbizi. Umuntu arambara ishati na kuteri mu muhanda, ishati igera ahangaha akirirwa agenda ari umwana w'umukobwa ngo muri abanyarwandakazi. Muteye isoni, mubabaje Imana. Ariko hari ijambo Uwiteka yarambwiye ngo izanura ibibero nimutabyanura ngo Imana izaza ibyiyanurire. Reka mbabwire, nabibwiwe nitabeshye. Umfata uko ushaka birakureba, n'undi nta gakwe gahari. Umurengwe niko umurengwe w'icyo mwituye Imana ni ukuba batinganye. Nta soni. Ikintu mwituye Imana ni ukuba nk'abasazi. Uzi ko abantu ngo baba basirimu, ngo bakaba basitare, bakarenga urwo rwego ukabona babaye n'abasazi. Ngo ni iterambere, ngo mwiganye Abanyamerika. Ese ninde wakubwiye ko amakuba yashize? Ninde wakubwiye ko ibyago byarangiye? Icyaguteye gushaka Imana cyagiye, ninde wakubwiye yuko cyashize? Yewe we, ninde wakubwiye ko induru yarangiye? Ninde wabikubwiye? Mukorere Imana kuko muzayikenera. Mukorere Imana kuko muzayikenera kugeza mupfuye. Abantu mwaradamaraye mwibagirwa Imana. Ese iyo uvuga ngo imisozi ya Kongo Imana yarahakurindiye ukaza mu Rwanda ukadamarara, bakubwiye ko imisozi ye muri iki gihugu yarimbutse cyangwa iyo mwisi? Ntago yarimbutse. Mwahaye Imana agaciro. Imana irambwira ngo ifite umubabaro, abantu ngo barayigaramye, barayitakana, bayivaho. Ariko Imana yarambwiye ngo muzayikenera. Ibyago byabaye ntago ari byo byago biri ku isi byonyine. Satani uteza abantu ibyaha ntago ari we wenyine uhari. Dayimani udupangira amakuba ntago yapfuye. Dayimani ushaka ko tuzerera ntago yapfuye. Dayimani ushaka ko twikorera karago ntaho yagiye. Dayimani utuzezengeza ntaho yagiye. Mwidamarara ko muri abakobwa mbibeza mugenda mwanitse ibibero hariya mu mujyi hose aho mukata. Ni uburenganzira bwacu buretse. Ubwo burenganzira tuzareba koko. Imana yigeze inyicaza rimwe iranganiriza ibintu byinshi. Irambwira ngo ujye umbwirira abagore n'abakobwa banika ibibero ngo uzababwire ngo nibatabyanura njye Uwiteka nzaza mbyanure. Kandi nitabyanura muzamenye ko mama Charlene atari umuhanuzi. Mubyandika ahantu. Biteye isoni. Umuntu arafata robe de nuit akayambara ku manywa. Umuntu arafata agasengeri yakambariyeho ijipo n'ipantaro akabyambara ku manywa y'ihangu. Akajya n'uburenganzira bwanyu. Nimureka abana barasirimutse, muzi gusirimuka de, muri abasirimu. Iyo muba abasirimu beza ariko shaho uburyo agapfukamunwa mwari kugakwepa ukambwira ko covid witagufata, waba uri umusirimu mwiza. Ariko umusirimu wambara agapfukamunwa nimuze turekerega, turi abaturage b'u Rwanda twese. Imana ifite umubabaro, ifite n'agahinda k'abantu bayivuyeho. Ariko yarambwiye ngo ninkuzanira ubutumwa, ngo ninkubwire ngo uzayikenera. Nubwo yagutabaye ukayihakana, nubwo yagutabaye ukagwa, nubwo yagutabaye ukayivamo, yarambwiye ngo uzayikenera. Byose ni hahandi hawe, uzayikenera. Ngo Imana yaguhaye umugabo, ngo Imana yaguhaye abana. Ese ubwo iyo ushima Imana ngo uratwite kandi nta mwana wari ufite, wagiye nibura wibuka yuko no kwiseta ugomba kuyisaba ngo izahakuvana amahoro. Nibyo yaguhaye abahungu n'abakobwa wari ugowe, yaragutabaye. None usigaye wiga uburyo ugomba kubaringanizamo. Hakunda abantu muzi kwica mutazi kurema, ubundi ubwo muba muri mu biki? Mwagiye mureka iyica igakiza ikaba ari iringaniza. Ariko hari umuntu Imana yambwiye rimwe turi mu iteraniro ngo mubwire ngo ujye uringaniza kawunga ugura muri butike, uringaniza ibirayi ujya guhaha, uringaniza umuceri uzaho uturuka, ngo ntukaringaniza abana kuko utazi aho bavuye naho baturuka. Kuko ndabahanga bazi kuringaniza abana, mwaha nibura mwajya ku bantu tuzi bakeneye impinja babuze n'izivamo, hanyuma mukajya kubaha. Uwo mwana Imana yaguhaye ugahita udamarara. Ukeneye ko Imana imurindira Kigali, kamurinda uburayi, kamurinda urumogi. Ntabwo wari ukwiye kubura urambitse aho ngo urekeraho. Ese ninde utazakenera Imana? Uti n'abazungu.
ngo Amerika iyoboye isi, komera cyane. Hanyuma se ko bayoboye isi, hari igisasu kirasa umuyaga bari bakora? Hari umuyaga ntazibagirwa witwa tsunami, ntago nzawibagirwa. Kubera iki batafashe bya bifaru byabo? Kuki batafashe bya bigrenade na babasirikare bazi kugendera mu ndege ku mutaka? Kuki batarashura umuyaga ngo uhagarare? Vuga ngo Imana yari yabemeje. Hanyuma se kubera iki badategura ibibombe birasa umutingito? Hoyi, imitingito ituruka hehe ko ari abanajye da? Icyo kora bazi kubireba biri kuba, ariko kubiramira no kubikumira ntibabishobore. Erega Imana irarenze. Nta muntu utazakenera Imana. Yego, hari abantu njya nkunda cyane ngo ni abantu ngo bize iby'ubumenyi. Ubumenyi n'ikirere ni ubumenyi bw'ikirere. Mbakunda kubi. Bavuze ijambo rinezeza Imana, baravuga ngo niteganyagisha. Iyo mwibeshya mukavuga yuko mbese ari ibintu bisobanutse, kubera niteganya, guteganya. Reka nteganye igihe. Kuko hari igihe bavuga ngo ni izuba, hanyuma nyine imvura ikagwa. Bavuga ngo ni imvura, izuba rigacana, kuko nyiri ibihe n'iminsi ari wuzi iby'iminsi n'ibihe. Kandi burya abantu bateganya iby'ikirere, ariko burya yaba bamenyaga ko Nyiragongo izaruka cyangwa cya kirunga cyaruka, bari guhungisha abantu kare. Iyo bamenya ko imihanda izapasukamo kabiri, bahari kuhungisha abantu kare. Burya rero byose bibitswe n'ubwenge bubitswe n'Imana, ibiri kutwemeza ngo itwereke ko irenze, ariko ntago tuyicira bugufi. Ndashaka ko dusenga Imana yatumye COVID-19, ariko nimutagaruka izakutuma na COVID-100 cyangwa COVID-50, cyangwa yohereze n'ibindi, gira abakozi benshi. Narinje kukubwira ngo Imana iragukunda. Narinje kukubwira ngo garukira aho ugeze. Narinje kukubwira ngo nta gisubizo ufite cyatuma utagarukira Imana. Imana yaragutabaye. Ngo nkiri muri Afurika narasengaga, ngeze i Burayi ndagwa. Yego ma, mbese wageze mu ijuru? Wageze ahatari akaga, ugera ahataba amakuba, wageze mu iterambere. Erega naho uzayisenge. I Burayi nabo bahura n'ibyago, i Burayi ni mu isi, ntabwo wari ukwiye kugwa. Wavuye muri Afurika uri pasiteri, wavuye muri Afurika uri umuririmbyi, wavuye muri Afurika uri umukozi w'Imana, wavuye muri Afurika ugira umugore umwe, wavuye muri Afurika ugira umugabo umwe, wavuye muri Afurika usoma Bibiliya, wavuye muri Afurika uri umunyamasengesho, ugezeyo uradamarara. Mbese ubwo wiyicariye mu ijuru, naho uzakenera Imana. Umutima wawe wubwire ngo mutima wanjye garukira aho wari ugeze. Tujye gusenga Imana y'ibihe. Haleluya. Imana dukorera, nyakubahwa, umugaba w'ingabo z'ahera, ntihemuka muzima, umuziranenge, imfura, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Haleluya. Haleluya. Ndakubashye maze gutanga ubutumwa. Haleluya. Nakubwiye ngo mpekomera nk'akanwa kawe. Nakubwira ngo ibyo ushaka biba ari byo bivugwa. Nakubwiye ngo ushyigikire amagambo, kandi ijambo ryose ushaka rinyuremo. Wanshyigikiye, wabanye nanjye, wabwiye aba hafi na kure, wabwiye abakire n'abakene, wabwiye abazungu n'abirabura, wabwiye abakomeye n'aboroshye, wabwiye buri wese mu cyiciro cye ngo nibakugarukire kuko bazagukenera. Ubutumwa bwawe bimaze kubutanga, buherekeze hafi na kure, bushyira abo bukwiriye, nibukora icyo ushaka kandi busohoze icyo ugambiriye n'icyo wifuza kiri ku mutima wawe. Ubwami bwawe nibwamamare, ubugingo bw'abantu nibukire, nibakizwe kandi bakiranuke. Haleluya. Ndaguhamagaye uri mu buturo bwawe bwera, tanga umusada kuri ubu butumwa ndetse n'abari kubwumva. Rengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, icyo waduhereyemo gakondo, icyo waduhereyemo umugisha, icyo waduhereyemo abahungu n'abakobwa, kirengere Imana. Urengera abanyabyaha bakirimo, abakugomera n'abakurwanya, abatakuze n'abatakumvira. Urambura ukuboko kw'imbabazi. Imbabazi zawe nizihaze isi, imbabazi zawe zigere kure. Ntubarebe nabi, ntubarakarire, ubagarukire Mana, kandi ubagarure n'umutima w'imbabazi wa wundi ufite. Kandi urengere n'itorero, urengere abakozi bawe Mana.
ubarengere kuko ugiye gusuka umujinya kandi umujinya wawe ukomeye. Barengere bagirira imbabazi. Nanjye ndabasengeye uyu mwanya, abantu bagutaye, abantu bakugomeye, abo warindiye tingitingi, abo warindiye ku gikongoro, abo warindiye mu mashyamba, abo warindiye mu mazi babatayemo, abo warindiye mu masaka, abo warindiye mu myobo, abo warindanye n'imbunda zabo, abo wahaye gufata igihugu. Yesu we, abo wahaye kurokoka. Yesu, ndabasengeye iri jambo ubutumwa bubabere buzima, bubahindure bakugarukire, kugira ngo uriya mujinya nabonye utazawubasukaho. Ndagushimye, tanga amahoro n'ihumure mu gihugu cyacu, mu bihugu by'abaturanyi, ku batuye isi, abari gukurikirana ubu butumwa bose. Mana, ndakwinginze ngo amahoro yawe ababeho, n'imbabazi zawe Mana ndazibasabiye. Ntubarebe igitsure, uhindure umugambi wawe mubi, wibababaza Mana, ahubwo bahindure, wikongera ibyago mu byo bafite. Bahinduza imbaraga zawe, ubahinduza ijambo, ubahinduza ubushobozi, kandi byose urabifite. Ndagushimye kubyumvise kandi bikoze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana nibafashe, mwumve kandi mwumvire. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Iyo ivuze ngo nzahanirahana, iyo ivuze ngo nzahemba irahemba. Mbifurije guhembwa mwebwe abakurikiranye Mama Charlene official. Ndabinginze Imana ibarebe neza, ibishimire, kandi tuzabeho inaha tutababaye, ndetse tuzanibere mu ijuru. Mbifurije kumva no kumvira ubu butumwa Imana yampaye ndi kubagezaho. Mukomeze kubusangiza abandi kugira ngo hakire ubugingo bwa benshi. Imana ibahe umugisha.